Meddy yaje kwatura ko yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Gusa icyo dushimira Imana nuko Ngabo Jobert Meddy yabaye umugabo umwe mu byamamare byo mu Rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we. Urugo rwe rwari dojo, urugo rwe rwari zirara zishya, ayishura uburyo yanywaga inzoga yarangiza gusinda ndetse akazinywesha n'umugore we, ayishura uburyo umugore we atarazi Yesu Kristo atarazi Imana. Yitwa Ngabo Jean Bosco uzi kuri iryo zina rya FATAKUMAVUTA umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga yafashwe arakurikiranwaho ibyaha bitandukanye harimo icyaha cyo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga hariho icyaha cyo gukoresha imvugo ziremereye zikurura amacakubiri mu bantu imvugo ubona zishyamiranya abantu imvugo ubona mu by'ukuri zidakwiriye ku muntu ukoresha social media. Muri section comment wirekure wandike ukubyumva. Bamwe FATAKUMAVUTA warazimye, aba bana baragukubise rwose bazamuye za 3D TV birangira bakwirukanye. Ngayo imyaka namusani wari wafasha ngagereye washwanye nabagaga washwanye nabasani. Watangiye wanga Bruce Melody akakanya none uri gusebya The Ben. Ubuse The Ben nge wamubwiye ngara amakariso. Tuzagirana ibihe byiza n'abanyamakuru bakomeye muri industry y'u Rwanda. Kubera ko ngewe ntago ntinyi ibibazo by'abanyamakuru bagenzi banjye. Abantu benshi baragenda hariya bakitaka ku macano yabo. Energy. Wagira ngo bari kuranguza energy za 500. Kamera zirenga 100 abanyamakuru abatumirwa ahantu nka hariya wifata ugakurura amakariso y'abakobwa. Akakanya hariho abantu benshi bari kunyandikira bambaza ngo FATAKUMAVUTA ngo uzatubarize platini ngo tekinike yakoresheje ngo gukora divorce n'umugore mwarasezeranye ivanga mutungo bikarangira umugabo wowe usigaranye inzu ngo we ngagatsindira ibyombo gusa. Rero akabakurikira akabafungiye kuri station ya Kacyiru ubu dosiye ikabigiye gukorwa ikazashyikirizwa ubushinjacyaha. Afashwe nyuma y'igihe kirekire yari hanangirijwe yaragiriwe inama yarigishijwe ariko we ahitamo kwinangira. Kigomba gukurikizwa rero nta kindi usibye amategeko kuba agomba gukurikizwa. Ikindi turasaba abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ari mu myidagaduro ari muri siporo muri secteur zose nta muntu n'umwe wemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga akora ibyaha kugira urubuga wihariyeho ntabwo biguha uburenganzira cyangwa ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa mu mategeko kuko ntabwo uri kuzihanganira ibi byaha byose ibi byaha abantu bakora bifashishije imbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu uri kubikoreshwa n'urumogi wanywanye ubuturage bwinshi no kwiga ibintu ukoze Ingeso yize uko zirakugaruka birakugora. Umwana wakuze yinywera amata yinywera imfyufyu ewana arengejeho urumogi harashya ntago amata bangikana n'urumogi yago nyamara kandi ribiri kugenda ihinduka mu birego by'abari n'abategarugori mu birego byo gufata ku ngufu mu birego byo gutera amada mu birego by'ubwambure mu birego by'ibikangisho ko mu minsi iri imbere ribo nabonaga ifatiraho zagenderaga mu birere byagenze bite wasanga barashyizemo pose nka ya ndirimbo yari Inesano cyangwa shaba Big Energy n'ubundi bibera muri ribo papa abandi bana twe twavukiye mu gitego ariko amakuru arimo ngo nuko afite mwene wabo muri ribo ni ibivugwa ariko sinumva noneho ukuntu umuntu ashobora kujya kukurega izo nkuru z'ibihuha bakabyihutisha vuba bikarangira bigeze no mu rukiko 0 minute ukahita wisanga imbere y'ubushinjacyaha bugacya bakakurekera urukiko. Ariko kano kanya akaba ari umukobwa uri kuvuga ngo ngewe nakorewe ibikangisho umuntu yamfashe video z'ubwambure zanjye turyamanye kuko ari boyfriend wanjye ariko azifata nabizi nta ruhare mbigizemo ari kuzinyoherereza ambwira ngo nintatuza
izo video arazishyira hanze izo video azigize ibikangisho cyane akaba yaratanze ikirego tariki 3 z'ukwa gatandatu aka kanya n'ubu ngubu akaba atarakorerwa ubutabera noneho icyatanze